yo kubereka aho ntuye. Tour nyene. Ni tour. Tour. Ah? Tour. 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 Agasantre kitukongo. Oya no hose ngo ni muri nango muriyego. Ubuvuze ngo ahantu hose. Hano sari itaka rimeze gutya. Kurya ryataka utapfa ko ni kumwenda. Bahita muri nango muriyego. Kubera ikiro sasa. Kubera ko nyene sugora imba guteka byo nditwa turi kuvuga. Nabifashe nkaza bise neza kiza wasabuze twangushira umutego. Oya ni nkabyo nditwa turi kuvuga none sano hano ngo waharimbira koko. Ni warinze. Oya pe. Warimba. Ukambara kenda kawe keza ugaca muri uyu muhanda se kuri mu modoka. Oya uri ikintu cyambere ni confidence. Wewe mu mutwe wawe wishiramo kusa. Muri nango muriyebo. Kubera ikiro sasa. Kubera ko nyene sugora imba guteka byo nditwa turi kuvuga. Nabifashe nkaza bise neza kiza wasabuze twangushira umutego. Oya ni nkabyo nditwa turi kuvuga none sano hano ngo waharimbira koko. Ni warinze. Oya pe. Warimba. Ukambara kenda kawe keza ugaca muri uyu muhanda se kuri mu modoka. Oya uri ikintu cyambere ni confidence. Wewe mu mutwe wawe wishiramo kusa. Ni umukecuru Didi ntago ari umugabo w'umukecuru Didi. Bari ubwira abantu amakuru y'imensi. Shaza uwo makuru nayo zizwe mfite. Icyaga. Nigo shafite cyaka ntabwo nakoresha. Ako kino kigisha kwa kiri suriye. Ese ntabwo nakubesha. Ase ko watukuye cyane mabuja. Mvaho. Ase muriyo. Akamagara. Ubu tuvugana tugiye. Sundi wazimutse hano hantu ukava muri Abantu bajya bango voroge. Wazimutse hanga ukava muri notaka. Ni mukenge. Uzajya kuri kaburimbo. Sika ngo ngiri. Eze nyine ko tugiyeho. Oy. Ariko bindi kuvuga uri kubyumva. Ariko hano boroni fresh. Iri vumbi. Uzubu naza kugusora mbe mwenda w'umweru. Uro yuzana mu gikapu kacambara kumurugo. Yego sawe. Ese wavuga ni ugiye gusura umuntu. Wenda ari nka kenda ushaka kwambara. Ako kenda ariko ugashaka kugeraho kanduye. Kandi ugomba kugenda ukambaye. Ubwo nyine ugomba kumusereka mu maso ariko wambaye. Wabigenza ute? Uzi ukuntu byagenda? Ubwo biri must yuko nyine. Umuhanda wose cyangwa duce. Hano ni inzira ya bugufi. Duce muri worship umuhanda wose. Murundi nagajya akora umuganda niyo mama. Ashaka kunyura muri govyori. Ama shortcut. Gaza bitwa munyarwanda kazi. Sheri. Fone yo kwifata ko sina kibazo amajwi yaza kudufatira binabikomplika. Ikubwira nyine hari ukuntu nagenda ngenda nkata nkomanga ahantu. Ati mwiriwe yego. Kuyu mwende se namba barufite ikibazo nshaka guhindura mwanije mpindurira. Nago mvi iki kibazo nakwaje. Nyine nkahindura urumva niba nari ngiye nkagera nigeze ngaha nkata nkomanga hano urumva hata ngenda nkahinduriramo. Narangiza nkahita nza kukureba. Ubwo se urumva iyo minota n'ubundi ko byagenda kose nago yaba ari umuturanyi aho ugiye ruturanye aho ngaho ugiye guhindurira. Ari boro yawe itikogera kose n'ubundi yabura kwandura. Nago yakwandura. Sika ngiye kuri moto. Yesu gahubwo kuzara kugera abagura icyo kibi. Kamera icyo kugera n'amaguru icyo kibi. Kano kavombe. Ese urabona tutari gutinza abana kujya ku ishuri. Abana bakuruka kugira ngo abana banze. Muri nango muriyebo. Kubera ikiro sasa. Kubera ko nyene sugora imba guteka byo nditwa turi kuvuga. Nabifashe nkaza bise neza kiza wasabuze twangushira umutego. Oya ni nkabyo nditwa turi kuvuga none sano hano ngo waharimbira koko. Ni warinze. Oya pe. Warimba. Ukambara kenda kawe keza ugaca muri uyu muhanda se kuri mu modoka. Oya uri ikintu cyambere ni confidence. Wewe mu mutwe wawe wishiramo kusa. Uzi kuno uyu muhanda bawita. Umuhanda wifu. Baragiye. Wapi? Hano nkanga bahita muri nango murembo. Ako uzi ikintu gisaka Jesse. Ni ujye bisanisha n'ubujye ariko nyine hita. Yego. Oya warubizi. Ntabyo narenze n'ukuri.
nyine hano wa boro ko hitwa ninde agasantre kituko ngo oya hano hose ngo ni muri nango muriyego uvuze ngo ahantu hose ari itaka rimeze gutya kuryo ryataka utapfa ko ni ku mwenda bahita muri nango muriyego kubera ikiro sasa kubera ko nyine sugora imba guteka byo ndi twa turi kuvuga nabifashe nka bise nene zikiza wasabuze twangushira umutego oya ni nka byo ndi twa turi kuvuga none sano hano ngo waharimbira koko ni warinze oya pe warimba ukambara kenda kawe keza ugaca muri uyu muhanda se kuri mu modoka oya uri ikintu cyambere ni confidence wewe mu mutwe wawe wishiramo kusa neza aya oya ari umuniga wanjye akunda kujya mu kabari nijoro nanone ibyo gutaha inkuru za nyazo muniga iyo yagiye nko gutembera nijoro urukweto nareba ngo rusa neza mwaje tese ko muri urukweto rusa nawe ngo ujya ngo iri mu kabare wowe ngo wishiramo kuvuye kure ngo utavuye mu rugo ako kanya uko buryo confidence ufite garizo zo kugenda ako umuntu asanzwe agira umwanda ku buryo umuntu uraza kukubona ngakufata nk'umuntu wageze kuva mu gitondo utavuye mu rugo bw'inkweto yamaze kwandura still ni mu buryo bwo kwirinda none ngo wabona nk'umuntu akwitayeho utanze kugitera ngo udupa uteye gudupa muri kubyina ese wazanyigishije gukina biyari nako we nta n'ibyuzi ndutabizi ntabwo uzi gukina biyari siko nakurusha siko abantu bose banenya nta muntu wampa inkoni tidi sibyo hari umuntu wampa inkoni kuri biyari urabeshya ari wabyemera se ko dukina Murundi ntabwo azi gukina nta muntu tuyinganya hano mu Rwanda ndabuze umuntu dukina ndebwo ninde muhanga mu ushira umukino ari yadukina ukora n'abantu bahari yenye na byari nigenge basi ngenda kwigisha kuri dukenze kibazo ugiye kusebya aya ndakwigisha kuri dukenze birababaje ndaza kubaza ntisinge reko ndayize yakamere ese rega abanyarwanda nayikinyeho gatatu ako singigera mfata n'inkoni mu ntoki ego ako ntabwo biba bigoye mani no confidence man mfite kora kakeshe mari kumwe n'abantu ko barazikina mbameze ngo dore ngo ndi no gukontorora bakaniya kumenya basi imipira urayize by'amaso manini n'amaso matoya n'amaso manini nyine n'umukara n'umweru n'umukara reba cyane umutoke nini yihe itoke ni mani ako ni kuri uzareke tuza dukine biyari abanyarwanda bari kukureba babone ukuntu uri umuswa mu gukina biyari kanya tuza kugenda oya ma ukuyeho gato urongera usubizeho ariko aya ntabwo ari amasegonda ariko ubwo iyo nababyita gute uyu ni umunota ni amasiyerisi amake ahari washonje ntabwo mbizi kameramani ibintu byose bagomba kubifata bagomba gufata video uyu munsi rero twahindutse umanutse ubu ni ryo tandukaniro rya Didiye na Saje rero ngo ndo gutegura franka zitwikana ariko Didiye urabona Didiye yavuze ngo ibintu byose ngo tuba turimo ngabona ngakwiye kubya uploading ubuzima bwose ni video uragonga ubwo wenyine kamera nigwe reka turenge ugerageze ku buryo we n'ubwo kamera y'izimo igeze nese hano duciye n'ihendagirane cyakoze akasiye zawe ngira ngo mwabonye ahantu Murundi ataha uretse kubivuga sikiba ko ndi kubesha abantu nshaka tuze kubesha abantu tugeze mu rugo tutari turi iwacu kukibesha abantu ariko none tuvuroge twaje kwereka abantu hafi yo mu rugo nagari mu rugo ariko mwana kunzi wacu rwose ubu ngubu tuvugana tuba twivire ku kabutike guhaha ndi n'umugore wanjye none se iyo nzira ihingukaye bebe neka ryo vuye guhaha neka no birahi avuye guhaha ni iki cyakwirwamo ni nudozi ibirayi ibiraha ngombe yasi ase kwa jana none muri cyo mugabo wanameye kutabigira imikino iyi phone ni yandi ni yanjye niyo nguciraho inyuma ugomba kugera mu rugo wabyumvise ushaka kujya ku muhanda rw'iriya ubundi usomye kuko
ntabwo ugenda nakugenda ngo bishobore ikinyuma ndake ikinyuma urakizi ariko sha kati afite view nziza view cyangwa views ni view ubundi view na views bitandukanye view na views bitandukanye view n'iki views n'iki bitandukanye kuri iyo saa iri inyuma isaha hano twavuze views views ni abantu baba barebye n'ubundi view nyine ni ikintu uhagaze hano uba ureba nk'iriya ni view ubwo biriya tubishyize kuri YouTube byaba views abantu bireba ntukanesha umutwe wambusha iyo nashatse kuvuga ariko uzitwara amagambo menshi nyazi mu cyongereza ariko mu kinyarwanda sinayamenya nanjye ndakizi jya umbwira no mu cyongereza jya guhera none natuga icyongereza gusa talk to me baby yes how are you I'm fine how are you yes because hey I'm fine 5 you're fine 5 yes yes I'm again you're what that's a concept nice kandara wizamo ngo tuvuge icyongereza okay n'ubundi nibyo ngomba kuvuga mu cyongereza byo tuvuze you say that you keep speaking in English yes kandi hari umuntu kubyumva nivuga ko kibaza kwigirisha ndakiye hata ndakiza muri kwigirisha abantu uvuzemo ni usanga ugiye didiye ubonje ku masava ugiye abantu muri rusange uvuga nyine abantu nkuko mu cyongereza avuga ngo njene ako njene bivuze ngo guys abo guys wongeho nyine abantu benshi njene bivuze kare yuko icyongereza igifaransa bakize nasohotse uko bize ture person ngo gushye ture person comment ça va ture person le personnage le personnage aho mufite gahunda yo kundagira mufite gahunda yo kumbesha pe ndanze utanyigushiriza cyangwa ntabwo mbyibuka umwaza se ndanze iri zuba riri ahubwo ndanze utanyigushiriza umuntu wajya ateruye umuntu ereka kigarara bene agaterengo ndagateruye nuko kwa ngoteruye nambero yesoe ariko mutangiye kubona ngo yabaye muremure ubu ngubu abakobwa batangiye kumwirukaho umushizeho kandi hano wandi ufite gasongoye ubu ngubu abakobwa batangiye kumwirukaho ubu ngubu ari kurya abana na ba nyina uko byagenda kose ntabwo yarandende yala buriya yaba muremure mu biceri muri buri kimwe cyose ariko yagenda n'ubundi uko bimeze vana amafoto aho ngaho ikizahinduka nyine ni mu buryo bw'amafaranga gusa amafaranga y'ikindi abakobwa b'iminsi bashaka ikintu kiba kibabaje ni uburyo shaho ya ndwara nta n'umuti wanywa kuko kundi wenda nk'abantu bagoye kwikinisha no kugira ibiki mu miti iyi karisida tugenda karisida ndi kuvuga genda neze zigirakira wanuzaho ndi gutuma abantu biheba cyagiye nyine wigeze kubembwira ari Frank wankoreye utatse ganiro ubundi nkabire babitekereje gute nibishye ibyo Frank wambwiye bya sida usukene uburyo wabyatinze uburyo wabimbwiye honaga narakorega amaso nkabona wallahi noneho yakoze Frank nyinshi nagari ngibaza ko yandego navuze ngo rwaye sida ngagatangira kumbona mo sida akagiye abona ninge gakoko gatera sida uburyo wabyatinga uburyo wabivugaga se uburyo wabivugaga rwose narakurebaga nkabona nyine ari byo nkabonaga nta benshi burimo pe sejo bagata umugore wanjye wabaye koko naki cyahabaye gituma koko akora iboro nk'ibi ngibi amodoka yawe yaje aha ndakubujije umva tugeze mu rugo kuraho inzira twanyuzemo wakuraho inzira twanyuzemo ntabwo twajya ngaha za karitsiye zo kwa
inzira twagizemo hapo bituje hanga turi muri kakezo ka byo wanjye kare nje ntago ntibibaho nje nzakora tour yo kubereka aho ntuye tour nyene ni tour ah tour nazawa Amazino basi kwa isanga twenda tawani twigeze wakwiye yo nuza mani kuna katinga ya byazi twigenda tugere yifata wakwiye icyo kinaze tinda ari shooting oya no nshaka gusarana kasi twakatinze ibyo nzarukata